naguhamagaye kugira ngo umbwire ese famille yanyu iri kuvuga iki ko ibi bintu biri kuba. Ushize barakohereje bagusaba ko waza gufata umwana noneho Innocent kuko atarahari urabizi. Ese famille yawe kimara kubona ko umwana utamuhawe bagize reaction imeze ite? Ese ibyo kurira nawe ari we warira ya sebyo yego kubona mbaye kuriya kuki abantu batagira impuhwe basi bwari mu kuki abantu batagira impuhwe. Iriya niyo last warning bari baduhaye yego bari bahaye ya muryango yego noneho aho bigeze umwana araboneka nataboneka. Abantu bose barabibonaga, abantu badukurikirana mwese mwarabibonaga. Umwana yari ari kumwe na papa we. Ibyo rero ari kuza avuga ngo umwana yarabuze ngo ntaza ahantu umwana ari kandi ari wowe wari uri kumwe nawe, ahubwo bishobora kumukoraho na ziramvugo zose ari gukoresha. Ntago ari byo yikora mu mavuta, ari kwirengagiza ibintu byinshi kandi bimureba bishobora no kumukirishamo. Ashobora kwisanga muri gereza. Basi mbwira ayo makuru utizeye neza turebe ko twahuza wenda ayo makuru akaza kwizerwa. Arambwira ati nakiriye ahantu hano muri quartier ati se wa mubyeyi we wamfashije njyewe nkapanga umunsi nkazaza aho ngaho. Twafatanyije ibiganza turi gushaka icyatuma umuryango wongera kuba umuryango wuzuye, niko kuguhamagara uyu munsi. Niko mw'abantu mutumva abivuze gutyo mugahita mwumva ko ari amakuru yizewe 100%. Ni precisoma iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent, iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent, nekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana. I love you so much, come to me, come to me. Je t'aime trop, nalinga mingwana. Manzi na Innocent, nukuri ndabashimiye, mwahisemo neza nukuri muraberanye. Manzi na Innocent, songa mbere turabashyigikiye. Oh yes, reka nongera ngo ikaze dukurikiranye kuri Innocent TV muri kumwe na Nyashye Rwanda Rwanya rwakazamura ibyishimo by'ago nagasaka mutono za sana migoroba samatera gacyaga cyakasamba ubundi cyo kuri Innocent TV wirebere byinshi byiza tuba twagutegura uyu mwaka dufite akazi kenshi kandi tugomba gukora mu gihe gitonda gusaba kuri subscribe n'imutari wayikora ndetse nawe wayikoze na kwinyanga usaba cyane kugisharinga ibiganiro byacu kugira ngo bigere mu mpande zigiye zitandukanye zimaze iminsi mwinginga ngo usaba cyane kunyandikira muri comment kugira ngo ndebe cyakunyuze n'itakunyuze menya ngo ndongera iki cyangwa se ndagabanya iki. Reka nagire mpereza ikaze abantu badukurikiranye bari ku migabane itandukanye y'isi abari muri Amerika, Asia, Uburayi, Afrika ndetse na Australia, ari mu bihugu by'ubuturanyi Uganda, Burundi, Kongo, Kenya, Tanzania ndetse n'ahandi, ndetse n'abari hano imbere mu gihugu, abari mu majyepfo, amajyaruguru, burasirazuba, burengerazuba ndetse n'abari hano mu mujyi wa Kigali. Reka mabwire ko muri abantu b'inshuti zacu kandi urukundo mukomeza kutugaragariza mu bihe nk'ibi ngibi bitatworoheye, mu bihe twicariye Kigali shyushye, mu bihe turi guca mu rugamba rukomeye, mu bihe twikorera umusaraba ukomeye cyane. Reka mbabwire ko abantu bose mutari guhema kubana natwe ndetse no kutwereka urukundo rwa kibyeyi ndetse n'urukundo rwa kivandimwe. Reka tubabwire ko natwe tuzahora tubari ku bwanyu kandi nanabizeza ko ibi ngibi turi gucamo umunsi umwe bizarangira bikaba amateka tuzavuga, bikaba ubuhamya bwacu bw'ejo hazaza. Ni ibintu bigoye, ni ibintu bikomeye, kubivuga bishobora koroha ariko kubibona n'amaso yawe biteye intimba n'agahinda ku mitima y'abantu ndetse no ku mitima yacu. Navuga ngo umuntu wese ukunda iyi famille ya Manzi na Innocent ushoboye gusenga ajye ku mavi asenge, kuko ibintu bigeze iwandabaga mugane wa babandi. Hari ibintu bitangira wibwira ngo ni ibintu wenda bizagera igihe bikoroha, abo kugira ngo ibintu birangire bikaba wa mugani ngo agahinda gashira kandi kari mwibagara. Byari igihe kigera nkabura n'icyo mbivugaho nkabireka. So uyu munsi nongeye kwakira Jackie hano
dufite ibintu byinshi byo kuganira nk'abantu bari guca muri ibi ngibi. Ntago twabura ibyo tuvuga, nta nubwo twabura ibyo tubwira abakunzi bacu, ahubwo mudutize amatwi, mutwumve, muduhanga amaso, muduhe n'inama. Jackie, ndakwakiriye amakuru. Nya urebye inyuma Yego. nshaka kuvuga ngo ni meza, Yego. ariko mu buzima uri kubona ndi gucamo cyangwa turi gucamo ntabwo ari neza. Ntago byoroshye. Ni ibyawe n'inyene by'umunyarwanda. Umunyarwanda aba yaburaye cyangwa se umuntu aba yaburaye. Tugira impano yo reka mvuge ko dufite impano yo kurenzaho. Umuntu aba yaburaye bwacya mu gitondo ukamubaza ngo amakuru, akagusubiza ngo amakuru ni meza cyane rwose. Kubera iki? Ababona n'ubundi nakubwira ngo ni mabi ntacyo mufasha. Nakubwira ngo ni mabi arabagiye hanze kubusa. Reka nako tuvuga ko ari meza, ariko kuri mu mutima yacu. Yego. Uyu munsi naguhamagaye nifuza ko tuganira, uranyemerera uraza. Mbere na mbere ndabigushimiye, kandi be strong ku bintu biri kuba kuri famille yanyu, ku bintu biri kutubaho, ku bintu bidahesha isura nziza muri famille, ku bintu bidahesha isura nziza mu baturanyi ndetse no mu nshuti. Yego. Ariko tugomba kubicamo kuko Imana ariko yabyemeye. Nta mvura idahita, nta sheni idacika, mugani wa babahanzi. Ibyose bizarangira. Umunsi wa none rero naguhamagaye kugira ngo umbwire ese famille yanyu iri kuvuga iki ko ibi bintu biri kuba. Ushize barakohereje bagusaba ko waza gufata umwana, noneho Innocent kuko atarahari bakohereje bakubwira ko uje gufata umwana. Ibintu byabaye ntago nabisubiramo, abantu barabibonye ndetse nawe ubwawe urabizi. Ese famille yawe kimara kubona ko umwana utamuhawe bagize reaction imeze ite? Ese bari gukora iki kugira ngo umwana aboneke ku ruhande rwanyu? Nya Ndakumva. nyashya Ndakumva cyane. ubaza akabazo. Mbaza. Ndakumva, ndaguteze amatwi. Twarajyanye pe. Sabonye byabaye. Narabibonye n'amase. Bashaka kumena amazi. Yego. Bashaka kunkubita imyuko. Yego. Abibonye, narabibonaga n'amase. Batukana imigani, bavuga imigani idashira. Yego. Narabibonye. Nya Karamye. Nimbuzi cano isigaye ikurikirwa no mu muryango wacu. Yego. Ni cano ya Manzi na Innocent. Yego. Urwego rwa mbere. Ya. Noneho barabibonye pe. Yego. Biteye agahinda. Nta kindi bantu yusibye kurira. Nawe ari we warira. Ya. Sibyo. Yego. Kubona mbaye kuriya kuki abantu batagira impuhwe. Basi bwari mu kuki abantu batagira impuhwe. Ntago namenya. Gusa anyway. Yego. Narabikubwiye, narabivuze, bamashe kunsohora. Iriya niyo last warning bari baduhaye. Yego. Bari bahaye ya muryango. Yego. None aho bigeze. Umwana araboneka, nataboneka bahubwo bagiye kuza. Bagiye gufata isafari. Yego. Sinzi niba bari buhagere no munsi cyangwa bazahagera ejo. Yego. Kuko biragoye, bamwe bari ahantu hatandukanye, abari muri Uganda. Mani biragoye kugira ngo bazagere hano nyine tu. Bishobora gutwara nk'iminsi. Yego. Ariko ikintu ndi gusaba Imana. Yego. Imfashe babe batarahaguruka basi tubona umwana. Kuko biragoye. Ibintu nsigaye mbona n'ikintu bivugaho nkabura n'icyo mbikoraho, gusa bizarangira. Famille yawe nibizamo ndetse na leta ikabizamo,
ndabizi ko bari abantu bari kwigira kuriya ariko batari bahura n'inzego za leta uko ngiye nimba twaragiye umwana tukamusigira uriya mugabo akavuga ko ari we ugiye kugira ute ugiye kumwitaho akamwima umugore we ngo basa mwangarane akamusigarana akajyana na riraha bararye sibyo bakajyana then ngo umwana ngo yarabuze umwana yabuze ate ese nimba yari ari kumwe na se abantu bose barabibonaga abantu badukurikirana mwese mwarabibonaga umwana yari ari kumwe na papa we ibyo rero ari kuza avuga ngo umwana yarabuze ngo ntazi ahantu umwana ari kandi ari wowe wari uri kumwe nawe ahubwo bishobora kumukoraho na ziriya mvugo zose ari gukoresha sibyo ni birebire aravuga akora ibyo ashaka burya ngo iby'ifi yikora mu mazi ntabwo ari byo yikora mu mavuta ari kwirengagiza ibintu byinshi kandi bimureba bishobora no kumukirishamo ashobora kwisanga muri gereza ku bintu atazi ashobora kwisanga muri gereza ku bw'ubugoryi bwe no gushukwa n'uriya mugore njyewe nari ndyamye nijoro ari nacyo kintu cyatumye direct mpita nguhamagara mbona nimero irampamagaye numva no mama arangije arambwira ngo nyashya bimeze bitatu amakuru ni meza aturakomeye navuga ati ndakomeye nyine gake gake ati se umwana muri gushaka ko nagiye mbona ibiganiro byanyu umwana yarabuze ngo umwana yabuze mujya kwa se akabashishiburiza akabakubita nk'irayi rya mwaramubonye namusubije ati ngo wa mubyeyi we iyo abaga twaramubonye muba mwarabibonye ati se ndamubaza ati se hari amakuru basi waba ufite ati wa muhungu we amakuru mfite ntago nyizeye navuga ati basi mbwira ayo makuru utizeye neza turebe ko twahuza wenda ayo makuru akaza kwizerwa arambwira ati nakiriye ahantu hano muri quartier nkabona umwana muto uri mu kigero cy'imyaka 3 gutya mbona yenda gusa na wa mwana mwabuze ariko sinabihamya 100% sinahitana namufata mvuge ngo ndamujyanye kubera ko nta makuru yizewe nari mfite ati se wamba bari ukandangira iyo quartier arahandangira arambwira ati nanze kumufata umwana mujyana ataza kuba ari umuturanyi yamubonye mu kajorojoro yamamagaye mu masaa moya gutyo ati wasanga ari kwa kundi umwana w'umuturanyi agenda ati nabonye yicaye ahantu mutunga itoroshi ndamumurika mumuritse umwana ararira nawe ati umwana abantu bataza kumva umwana ari kurira aha ngaha bakagira ngo hari n'ikindi kintu nkoze ndigendera nibwo guhita nguhamagara aka kanya ijoro nawe ati se wa mubyeyi we wapashije njyewe nkapanga umunsi nkazaza aho ngaho nkareba ko uwo mwana mpamubona arambwira ati wowe uzaze urebe ko uwo mwana ugira ute umubona andangira quartier ndavuga ati rero ahantu ntago najya wongeye nyine turi mu rugamba twemye nawe twafatanyije ibiganza turi gushaka icyatuma umuryango wongera kuba umuryango wuzuye niko kuguhamagara uyu munsi ngira ngo tuze kugenda tujyeyo dushakisha uwo mwana nitugira amahirwe turi ko tumubona yambwiye ko mwabana mu mutumva abivuze gutyo mugahita mwumva ko ari amakuru yizewe 100%. Ni precisoma arambwira ngo muze kuza murebe mwanya tugende tujye muri izo quartier dushakishe nitugira amahirwe umwana turamubona ibyo bintu nabinyemereye tujyaneyo nya ni nkaho urusoyi wabyukaga
ni ukuri kw'Imana. Ese undi uwo mubyeyi wakubwiye gutyo ni uwo muri ayo makaritiye? Ye ni uwo muri quartier, ari ni uwo muri quartier yaho kwanuze wabaga kwa Sadunda. Yaragiye azi Asha. Uwe yamubonye kuri televiziyo, yamubonye kuri YouTube. Abarampamagaye muri iryo joro. Yararebye abona benda gusa. Ntabwo yambwiye ko ari we 100%. Ndagira ngo rero tujyaneyo tuye gushakisha uwo mwana. Namwe bantu mudukurikiranye ndabizi neza ko mudahwema kuba muri kumwe natwe. Mureke tujyane tureke uwo mwana tumubona araba ari ibyishimo kuki kuri famiye ndetse no ku muryango nyarwanda. Sawa rero Imana ibamere umugisha reka tugende tugereyo. Sawa.